Yo urabizi se Gahima nubwo wamubwira ibintu akabyijijisha, Gahima turabizi ibye turabizi ko yatangiye kwinjira dete by'umwihariko. Ese guys, Yves we aya makuru we kayamenye akaba yafakinze, akaba yagize ibintu bya burage, kandi tuzi ko ibintu byose aba ari ukuri, kandi koko tukaba tuzi ko nta nduru ivugirwa ubusa ku musozi. Ese Yves we kabigize ibintu by'imikino ntari guhemukira Jojo? Guys, turabizi ko Gahima ubu ngubu yatangiye kugira ngo abe yagirana umubano wihariye we na dete. Turabizi ko Gahima ubu ngubu yatangiye kwinjira dete ngo babe inshuti zihariye. Guys, nimbura umukunzi w'ibanga rero ndagusaba kugira ngo nibugeze hano ku Venke Empire bakora subscribe matume tugende mu ndikoro byose tuba ku munsi. Ese guys, wowe iyo utekereje ko Jojo ndetse na Gahima batandukanye, wowe wumva umeze ute? Ese wowe wumva ko Jojo na Gahima urukundo rwabo rwarangirira hano? Ese guys, ubona bikwiriye? Guys, turabizi ko Jojo akunda Gahima byahatari, kandi na Gahima twari tuzi ko akunda Jojo ku buryo atigera mubangikanya n'undi wundi. None tukaba tuzi ko Gahima ubu ngubu yatangiye kujya kwinjirira dete. Guys, birababaje. Guys, nimba uri umukunzi w'ibanga rero ndagusaba kugira ngo batanga ibitekerezo byawe, wambwira ukuntu wiyubaka kuri filime yacu Ibanga. Gahima we atangiye nawe kuba yatakariza icyizere. Gahima nk'umuntu twizeraga muri Gasharu nawe atangiye kuduhemukira. Guys, nimba uri umukunzi w'ibanga rero ndagusaba kugira ngo ntuze kubura kuri episode kurikira filime yacu Ibanga, kandi murabizi ko filime yacu Ibanga ihari, kandi namwe turabizi ko muhari mukunda filime yacu Ibanga. Guys, rero niba uri umunyamuryango filime yacu Ibanga ndetse ukaba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ndagusaba kugira ngo tuze guhurira kuri episode kurikira filime yacu Ibanga. Guys, ese tuganire kuri filime yacu gatoya. Ese filime yacu Ibanga ubona itari kuzamo uruvangirane? Ese filime yacu Ibanga ubona itari kugenda icangacanga umuntu mu mutwe? Ese guys, ko tuzi ko tugarutse mu mujyi, ko tuzi ko Kiramani ndetse na Queen batigeze bakundana, kandi tukaba tuzi ko Kiramani ariwe bagiye gufatira irembo kwa Queen. Ese guys, biriya bintu iyo ubibonye urabisobanukirwa? Niba uri umukunzi w'ibanga rero ndagasaba kugira ngo watange ibitekerezo byawe, wambwira ukuntu wowe ubyumva. Ese guys, kubona Kiramani yarashaka kugira ngo abe yatereta Queen, ariko urukundo rukaba rwaranze, kandi tukaba tuzi ko ariwe bagiye gufatira irembo. Ese guys, byagenze ute? Ese byaje kugenda ute? Ese Queen we naza kumenya ko ari Kiramani baje gufatira irembo atari umukunzi we, ese mubona Queen we azabyakira ute? Guys, biragoye ko Queen azahita yemera Kiramani, kandi hari igihe Queen atemera kuba yabana na Kiramani. Ese guys, mubona filime yacu Ibanga itari kugenda icangacanga umuntu? Guys, turabizi ko ubu ngubu tuvugana n'umuntu twizeye nka Gahima. Turabizi ko ubu ngubu Gahima nawe yatangiye guca inyuma Jojo. Ese guys, filime yacu Ibanga uyu uri kuyireba ubona iri kukwigisha iki? Ese filime yacu Ibanga ikwigisha iki? Ese wungukiramo iki? Ese guys, wibarishe gatoya, ese ubona ibi bintu byose bitari kujya ku mutwe wa Yves? Ese kubona Yves ariwe wavanye dete mu mujyi akamuzana mu cyaro, ndetse amuzanye agamuha akazi ko gutandukanya Niyori ndetse na Nyambo, bikaba byarabananiye. None ko tubona ko ubu aka kanya tuvugana dete yagiranye umubano wihariye ndetse na Gahima. Ese guys, wowe ubibona ute? Ese guys, ubona biriya bintu bishimishije? Guys, niba uri umunyamuryango ndagusaba kugira ngo ntuze kubura kuri episode kurikira filime yacu Ibanga, kandi ndagusaba kugira ngo ntuze kubura kuri Ben Serious ziba ziri gucana no kuri Venke Empire, kandi murabizi ukuntu tubemera cyane, murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro kuri filime yacu Ibanga. Guys, Yves we akoresha umuryango wose. Guys, rero murabizi ko twe tudatinda mu magambo, murabizi ko ibikorwa byose tuba munsi ku munsi arimwe tuba turi gukorera. Rero ntagutsindiye, ndagusaba kugira ngo ntuze kure kuri episode kurikira filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane.